ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa uri Kigali mu Rwanda. Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Dusangira ijambo yagumye muri Banyahe i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali nyuma y'imyaka myinshi bahanganye n'ubutegetsi. Ku wa kane w'iki cyumweru kirangiye bwatangiye kubimura ku ngufu bubajyana mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. N'abatindiye ndababwira ko inzego z'umutekano mu Rwanda zagose Banyahe yose ku buryo kwinjiramo no gusohokamo bitashobokaga. Abaturage twabasanze bangiwe kwinjira. Nari mvuye ku kazi hanyuma inje sanga bashyizeho bariyeri ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze, kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo. Twumijwe nuko urabona niba umuntu akorera hano twari narinje nje mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka. Ibi bibaye ntabwo twabyanga. Nshatse kuvuga ko nk'ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kagari bakajya kuvuga ati wenda inzu turayemeye, nabuze buryo ki ninjiramo wenda njye kubabwira ni dukusanye ibintu tugenda abandi bari tujye kuba twahicara. Bavuze ngo kwimuka ku ngufu. Urabona hano harayemo abasirikare n'abapolisi baruta Abanyarwanda batuye muri Banyahe na Rwukiza, baruta abasivile bahatuye kandi baza bikwije. Bivuze ngo twaravuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe, ariko ntabwo ariko tubibona. Nimba turariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare 6, nta ntwaro dufite, ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze. Kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane, batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande. Rwose ndi mu gihugu ariko ibi ntago bikwiye, ntago byakagombye kuba. Ko bwawe byagombye kugenda bite? Ku bwanjye bakagombye kuzana abagena agaciro. Hano hari abantu bize bazi iby'imibare bakabarira buri muturage ibintu byiwe. Niyo bamukura hano bakamujyana mu Bugesera cyangwa se bakamujyana i Rwamagana bakamugurira isambu bakamushyiriramo inzu igaragara n'ahantu agomba gutungira abana be. Wowe bikugezeho wakitwara mute? Nakitwaramo gute sibyo guhagarara ku mutima nta kukitwaramo. Aho bajyana ubutegetsi buvuga ko buri kimwe giteguye neza. Uyu ni bwana Adalbert Rukebanuka, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro bari kwimurirwamo mu Busanza. Iyo ageze hano muri iyi site, icyambere turabakira tukabasobanurira hano ko hateye, twarangiza akajya aho bamwandika bakareba ibyangombwa afite, indangamuntu, bakareba koko ari ku rutonde rw'abimutse bavuye hariya, hanyuma bakareba n'inzu ari bujyemo. Iyo ibyo birangiye tunareba niba azanye abana, kuko mu minsi mike amashuri y'abana aratangira, tukareba abana be biga mu yihe myaka kugira ngo tumenye n'amashuri tuzabashyiramo ku buryo bizorohera hatazigera habaho icyuho na kimwe ku bana bazatangira ishuri. Ibyo iyo birangiye bajya mu byumba byabo, bagera mu byumba bamaze gutunganya neza mu byumba, kubera ko tuzi ko hari abaje batabashije guteka kubera kwimuka n'ibindi, tukabagezaho amafunguro byibuze atuma batajya kurwana no guteka ko ka mwanya, hanyuma ibindi bakaza kubikora nyuma. Muri makeya nibyo. Ubwo wagira ikindi kibazo, dufite n'indi desk twashyizemo hano y'uwaba afite ikindi kibazo kitagendanye n'ibyo kuba twakimukemurira, ndetse dufitemo n'ivuriro. Waza afite n'ikibazo cy'uburwayi, ushobora no kuba warimo wimuka wenda hakagira akantu kagusharura, ubwo icyo gihe harimo n'ivuriro hano ryahita rimufasha. Umuntu wese afite inzu ingana ndetse ahubwo ziraruta imitungo, agaciro k'imitungo bari bafite aho bari bari. Niyo mpamvu abaje harimo ubwogero, harimo aho gutekera, harimo n'aho kuryama. Aho ngaho haba hahagije. Umubare w'ibyumba byo biterwa n'ingano y'inzu yari afite hariya, kandi urebye inzu yose iri aha ngaha agaciro kayo kaba kigiye hejuru cyane. Urebye n'ibikorwa remezo bihari n'uko inzu ubwazo zubatse, ubona ari inzu nziza cyane, kandi abenshi bahari barazishimira. Ijwi rya Amerika yavuganye n'ingeri nyinshi kuri iki kibazo. Bakimara kumenya ko bagiye kubimura ku ngufu, hari abahisemo guhungisha ibyangombwa by'ubutaka bwabo. Navuye mu rugo mbonye bikomeye nko mu gihe cyo mu masaha ya saa 4:30 za nijoro. Yego. Ndavuga nti uko byagenda kose ndabona ibintu atari byiza. Mbonye atari byiza, ndabaho kwiha amahoro, nubwo mfite umuryango, mfite abana, mfite umudamu, ariko navuga ngo hato ntaza kugira umuntu wenda twaza gukindirana, kuko rarabona baca munsi y'inzu iwanjye, cyane cyane ko nasigaye ahantu
hasa n'ahaguye uwo ari wese yankurura nuko ndavuga ngo ubwo bigishoboka kuba nagenda reka mbe negeye hirya ho gatoya. Mu yandi magambo wahunze urugo rwawe? Naruhunze kugeza ubu kuva ejo saa 4 nibwo navuye mu rugo ndagenda. Umugabo iyo ahunga hari tunahungana, wowe wahunganye iki? Inkweto n'ipataro n'umupira n'ibyo ngibyo nta kindi. Abahunganye ibyangombwa by'ubutaka wowe ntabyo wahunganye? Mu by'ukuri ibyangombwa byanjye byo hari aho biri, ntabwo biri mu rugo kimwe n'abagenzi banjye bandi kuko bari bazi ko hariho gahunda yo kuza kubisaka bakabitwara. Niyo makuru twagendaga tubona, ariko ubu nta kindi uretse kuba wafata aguraho ikarita ya banki, ukaguraho perimi, ukaguraho irangamuntu na tapansigo yo kugera mu muhanda. Ababitanze si bo n'ubundi bashobora guhindura ibyo byangombwa? Ntekereza ko hari igihe n'amafaranga y'igihugu yahinduwe haza amashyashya, ibyo nabyo biri mu burenganzira bwabo cyangwa n'iki sinababuza, byose burya birashoboka. Niki wabwira ababafatiye ibi byemezo? Icyo nabwira abadufatiye ibi byemezo, icya mbere ni ugushyira mu gaciro bakamenya ko umuntu ari umuntu. Icya kabiri nanone ni uko nzi ko buri wese ahura n'ibibazo ku isi. Waravutse ukaba umuntu, cyane cyane ukaba umugabo, ngo burya ngo Imana itera amapfa n'inatanga aho bahahira, buri hari icyo Imana iri kunteganyiriza kuba yarahisemo kuntuza kuri umusozi. Ikibazo cy'amasiko uzabundabunda kugeza ryari? Bose imbizi kugeza igihe Imana izabyemerera, kandi n'ubu ntabwo nishe n'ubundi mu gihugu. Ntabwo ndi kwirukanka kubera ko ndahari, ntabwo nagiye mu mwobo, ndi ku gasozi birumvikana, ariko nta kindi narenzaho, nta n'ikindi nakora kugira ngo ibyo bihinduke. Ni ibintu bitoroshye n'ubuzima bukakaye. Kubera ko polisi y'u Rwanda yatwangiye kwinjira muri Banyahe, twakoresheje ibishoboka byose tuvugana n'abarimo tugamije kumenya uko bamerewe. Ahangaha ni ukuvuga ngo abapolisi nyine batugose nta kujya mu kazi, ndetse no ku kazi kohereje imodoka iza kuntwara, yego bayisubizayo ntibantwara. Umuriro n'amazi bawukupye, yego bari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure. Ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu, drone yiriwe hejuru, bivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa. Ngende mu rukiko bakagombye kurindira kuri 29 bakaduha umwanzuro. Mukeneye nko kugira icyo murya munywa, biragenda bite? Kurya no kurira aho tugiye. Urarya iki? Butike bazifunze, butike bafunze, amazi barafunga, umuriro barafunga. Kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri Ukraine. Bimwe bavuga ati yo Zelensky yamenyaga ko Putin ari bubatera ibisasu biremereye, yoherezaga drone akababwira ati mwihishe mu buvumo. Natwe niko bimeze. Ukuvuga ngo rero umuntu nimba badukunda nk'abene gihugu, nimba ari igihugu cyo kuvuga ngo umunyarwanda ku isonga, yumva umunyarwanda. Kuvuga ngo ubu ngubu bimeze nka ya mabwiriza n'imbaraga ya kera kwa Hitler, n'imbaraga bavuga ngo ufite imbaraga ni ukomeza, udafite imbaraga agasigara. Rero ni ukuvuga ngo ukwamburwa ibyawe ureba bitwaje igishanga. None biragenda bite rero? Amaherezo araba yahe? Amaherezo ni ukujya gukodesha, kuko nk'avoka njye yambwiye ati uraramuka utanze icyangombwa uraba wemeye inzu, ubwo uranyishyura amafaranga twavuganye. Ese miliyoni nayibona twavuganye se kugira ngo amagarare ko nta kintu namuhaye? Nta kintu nabona. Icyo gihe uremera ugafata inzira ukajya mu bukode, ukagenda ugakodesha ibyawe byose. Nk'ubu inzu yanjye bari bayibariye miliyoni 8 muri 2017. Ubu ngubu yari ihagaze miliyoni 40, kuko icyo gihe bayibaze metero kare guri 8. Ubu yayigeze kuri 82. Icyo gihe isukari yaguraga amafaranga 65, ubigeze ku 2,000. Umuceri umufuka waguraga 16,000, ubu ugeze kuri 38. Ubu se umuntu yakubwira ngo imuka ntaguhaye nayo kuzarya? Harimo abasaza b'imyaka bageze mu myaka irenga ya pasiyo yatungwaga n'ayo mazu. Ni ukuvuga ngo rero tugiye mu mudugudu, ariko se ni ukujya kurimbukirayo. Kuvuga ngo redi ubuzima buzajya bukunanira, uvuge ati nimba namburiwe mbararase, namburiwe nka bya nibyo bavuga ngo naje bambwira ujye Uganda bataye ubutindi, none yambuwe ku manywa ya rukamba. Ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro. Ngewe ndumva twaratakambye na perezida arabizi,
kuko turaturanye. Ni ukuvuga ngo uwo dutakambira adufashe adutabare, nka kwa kundi ujya kuri guhuriga ugasanga urugero. Nimba Imana ariyo yabiduhaye rero irabitwambuye kuko yabishatse izongera iduha ibindi. Kuwa gatanu tariki ya 16 z'uku kwezi kwa 9 imodoka zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda zatangiye gusenyera wo muri Banyahe. Gusa habaye icyitonderwa ku bafite imitungo y'agaciro karenze miliyoni 35 z'amafaranga. Gahunda yo kwimuka ntabwo ntimuka. Yego. Nuko nasigaye njyenyine, nkaba ntafite ubushobozi bwo kujya gukodesha ayo mazu, kandi nkaba nta nzu yanjye mu Busanza bitewe n'uko iri hejuru ya miliyoni 35. Izo nzu zikaba ntaziriyo, kandi noneho nyiri inzu tukaba tutari kumwe. Nyiri inzu uravuga umugabo wawe? Ndavuga umugabo wanjye kubera ko afunze. Bari kubabwira iki rero abategetsi ku bantu bafite imitungo irengeje miliyoni 35? Batubwiye yuko nyuma y'iki cyumweru baduha igisubizo. Ntacyo turabona, iki cyumweru kigiye gutangira. Ubu bimeze bite aho ngaho ko numvise amakuru avuga ko amazi, umuriro baba bivanyeho, muri kubaho mute? Amazi, umuriro nta kintu gihari dufite, amazu y'ubucuruzi yavuyeho, ahantu ho guhahira ntaho dufite. Ubu ndi mu matongo njyenyine, nta bandi bantu, ubwo n'abandi b'iyo mitungo bari hirya cyane, sinzi niba bahari kuko sinemere kuhava, baratatanye. Ubu ni ukuvuga ngo ni ukuri ndacyahari njyenyine. Mpari ntegereje, inyuma y'icyo cyumweru bambwiye ntabwo kirashira. Gukodesha cyangwa kwimukira ahandi hantu biri gushoboka? Gukodesha nta bushobozi mfite bwo gukodesha, ntabwo, bitewe n'uko wakamfashije ntawe mfite, ndi jyenyine ntabwo ndi gukora. Umugabo wawe Jean de Dieu Shikama ni umwe mu bahirimbataniye ko abaturage bakwimurwa bikurikije amategeko mu burenganzira bemerwa n'amategeko. Uramusura bikemera? Kuva yafungwa ntago ndamubona. Iyo ngiye barambwira ngo ntawe uhari. Ni bande? Abayobozi mba ngiyeyo nyine kuri RIB bambwiye, numvise nabonye ku kinyamakuru ko afungiye i Remera. Hanyuma ngiyeyo nagenda bakambwira ngo ninjye ahandi, najya ahandi nabwo simubone. Ariko aho nabashije kujya ni ku Kimihurura, kuri RIB yaho hedikota yaho niho ngiyeyo barambwiye, igisubizo bampaye barambwiye ngo mbwire ngo umugabo witwa Maître Innocent ngo azaze ejo mu gitondo saa 3 niwe uhakenewe. Njyayo bikanga, ubwo byahuriyewe rero n'ibyo gusenya, tukabura naho tunyura ntitujye dusohoka. Ndarushye ni ukuri, kuba ndi jyenyine mu matongo ni ikibazo gikomeye kuri jye. Ntafite uwamfasha cyangwa mvuga nashakiye n'iyo nzu yo kubamo, ni ikibazo gikomeye. N'ubushobozi ntabwo mfite, abana amashuri agiye gutangira, ni ikibazo gikomeye kuri jye. Abana bawe bari he? Nabohereje mu ntara ko nafite ubushobozi bwo kubagaburira. Mu ntara aho bazagaburirwa gute rero? Ntabwo mbizi, Imana izabarengera. Uwo basenyeye yemererwa gukuramo ibintu, bigenda bike? Babahaye iminsi 2, ushoboye kubikuramo, utabikuyemo ntabwo mbizi, kuko njye ntabwo nemerewe kuva aho hantu ndi. Mvuga nti yenda ubwo ndengeje 35, yenda ndagira ngo nanjye itaza ngo zica, nkagira ngo bibasabe nyine kuko zirengeje, kuko batazirengeje bitayirengeje ntabwo mva mu rugo. Niyo mpamvu nashoboye no guhahira abana ko ntabona aho nkorera cyangwa akazi cyangwa no guca inshuro. Ese ubwo iwawe hagenewe agaciro ka miliyoni zingahe? Miliyoni 91. Aho ngaho se mu bantu barengeje miliyoni 35 muri nk'abangahe? Ni bake cyane kuko ntawe twegeranye njyewe. Ntabwo uzi umubare wa nyawo? Ahantu ari bari hari ntabwo barenze abantu 5. Tukavukira numbaza umwanzuro w'ibyo bibazo, nyamara kandi amategeko akurengera arahari, uko atubahirizwa bene yo nibo bene umujyi. Ijwi rya Amerika ryahamagaye kenshi umujyi wa Kigali tugamije kumenya impamvu bahisemo gusenyera abaturage ku ngufu, kandi hari n'ababurize mu nkiko imanza zitaracibwa. Uruhande rwa polisi y'u Rwanda rwo rwemeza ko nta ngufu bakoresheje mu kwimura abaturage. Navuganye na CP Jean Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda. Oya, nta ngufu zakoreshejwe. Ngira ngo nawe wahigerera ingufu, nta ngufu zakoreshejwe, nta ngufu polisi yakoresheje. Impamvu babivuga nuko bashingira ku kuba bagiye bakagota ubutaka bwose, buri muryango
kandi ngo hari nabo bari kubwira ngo basinye ku ngufu ko bimutse. Ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano. Waguta ubutaka se ahubwo ushobora wabona polisi bwose ubutaka bwose bw'u Rwanda niyo bwabo bw'abanyahe. Kugira ngo bakwigirirayo ukirebera ko nta cyangwa n'abandi bakakubwira iyi ngufu, iyo uvuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi ingufu gukoreshwa kuba hagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye. N'ubu rero ntabwo ariko byagenze. Afande muranyoherezayo ariko njyewe nahageze ahubwo nangirwa no kwinjira. Nibyo niko byagenze. Nta ngufu zakoreshejwe, ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira ariko nta ngufu zakoreshejwe, ntazo. Polisi nta ngufu yakoresheje, numva nta kibazo gihari. Abavuga ko bakoreshejweho ingufu murababwira iki? Abavuga ko bakoresheje ingufu barabeshya, ntabwo ari byo. Turabanyomoza ko atari byo, ko nta ngufu polisi yakoresheje. Muracyateze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangira ijambo, turarebera hamwe ibibazo byo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turacyari Nyarutarama muri Banyahi. Muracyumva bagira ubusa. Ntitwahagarariye aho, twifuje no kumenya uko imiryango iri kwimurwa ibayeho, ariko bo muri iki cyiciro byatugoye kubabona, ahubwo twavuganye n'abahageze ku ikubitiro. Kubera impamvu z'umutekano turahindura amajwi. Kagari n'iki kujya kubaza impamvu batari bamenya. Ubu bari kurara bate? Harimo abacumbitse mu bazihawe. Yego. Bamaze gucumbika mu bazihawe. Guhera nk'ejo ariho bahageraga. Yego. Ugasanga nabo barazibona biciye bwaho mu gitondo, mbega bakarara ntazo babonye. Uhamaze igihe kingana iki? Hamaze imyaka ibiri. Ngende muri babandi bajyanye basinyiwe mu cyiciro cya kabiri. Baguhaye ingana iki wowe? Ni icyumba na saro. Wari ufite igenagaciro ry'amafaranga angahe? Twebwe bazi guha bwa mbere bakurikizaga metero kare z'ubutaka. Metero kare ziri hejuru y'150. Hejuru y'120 kugera ku 150. Yahabwaga icyumba na saro. Uri hasi y'150 usubira hasi agahabwa shamburete. Yari abahinduye icyumba na saro. None abavuga ko bari kwimura abantu baza inzu zihari, none mukamuvuga ko zidahagije, ubwo birafatwa bite byo byo? Biri guteganyiriza wenda batazazibona, buri ishobora kongera ikubaka izindi cyangwa ikabakondeshereza. Ora leta nayo ikindi iri guteganya simbizi. Hari abari kurara muri koridoro cyangwa bari kurara hanze? Oya, ntabwo barara hanze, kandi hari abandi bantu wenda bazibonye barabacumbikira, nabo bugacya mu gitondo bajya kubaza uburyo bagomba kuzibaha. Hari ibindi bari kubaha bitari inzu nko kurya, bimeze bite? Ibyo kurya narabihabonye, bari bayizanye, bari hari, ariko ibyo kurya nabyo ntaje nabonye. Ubu se kuva uhageze urabona iterambere rimeze rite? Iterambere kuhaba byoheye, hari kuhaba hafite icyo kurya, ariko kumbwira ngo uhawe inzu yonyine rero idafite icyo kurya nacyo ni ikibazo. Nkatwe abenshi twari duhari, inzu twari tubayemo ari akangondo, inyinshi nizo zatwishyuriraga abana, izindi zikadufasha mu mibereho ya buri munsi mu kudutunga. Ibyo byose umwana w'umuhima aza kubibura, ntiwavuga ngo ni uko ahawe inzu ngo ntizakemura ibyo bibazo. Yakemura ibyo bibazo ukeka umuterano zazo zose yari afite, akajya kubana nazo aho byashoboka. Ariko kuba inzu azishyize kangondo arizo zisigaye, kumubwira ngo wenda hari iterambere ryindi ry'imibereho azagira, ni ikibazo gikomeye cyane. Wenda bizagira n'umugabo wawe waba usanzwe yishoboye afite agashahara ka leta, kandi nabwo abishoboye basigayeyo. Hari muri ba bandi bafite imitungo iri hejuru nibo basigayeyo. Yego, urumva harimo ikibazo aho ngaho. Ufite abana bangahe? Niba ufite abana 6, ariko muri abana 6 ufite nibo bitanga, hari abandi bandi 2 najyanye cyangwa babayo kubera ko nabonaga batari bukwiyeyo aho bagumye. Wagiye gucumbikisha abana kubera ubuto bw'inzu? Kubera harimo abakobwa bakuze 2, ngenda kubacumbikisha, mvuga ngo igihe wenda zabona ubushobozi nkabuze inzu nini nshobora kuzongera nkabagarura, ariko nabwo rimwe na rimwe baza kunsura, mbese baje kunsura barara muri saro. Ugeranije abadafite aho kuba bimuye ni bangahe bari gucumbika? Sinamenya umubare w'abadafite aho kuba. Yego. Kubera ko kugeza ibisaha n'abo ngabo bavuganye bavuga ko atari babona inzu, wenda umuntu yavuga ko babuze aho kuba, ari uko wenda leta ibigufirima ikavuga ati inzu zirarangiye. Tugarutse kuri abo bana bawe se, abiga ni bangahe? Kubishyura bimeze bite nkurikije uko bisobanura ko Kangondo washoboraga kuba ufite utuzu ukodesha? Abana bose bariga, ariko muri abo ngabo harimo abatakaje amashuri bitewe n'ibifu
ibintu kwa dufite ari akangondo urabona ko minerivare y'u Rwanda irahenze twikurikiye kuri ibibazo by'uko yari ihenze kwiga barabiretse ubu n'abandi bandi basigaye nabo kwiga nabijya gusanga ugasanga ni ikibazo kuko urebye uko mpagaze nta kazi njya kabaho ibya biraka by'igifungo bya buri munsi aho kugeza bagira mu busanza naba nyinshi ngakoze niyo ntagakoze kuko imyaka ibiri ntabaye nimba nkozemo igihe kirekire ntabwo igiye kugera mu cya kabiri cy'umwaka mu minsi nakoze nkimara kuhagera. hariga bangahe abicaye ni bangahe? yicaye babiri abandi baracyari kwiga nawe igituma bakiri kwiga ni uko bakiga muri pirimeri wenda niyo amafaranga abuze hari igihe bashyiramo imiyaga bagakomeza bakiga ariko urumva nibajya kuko harimo abagiye kujya segonderi uyu mwaka urumva ni ikibazo ntabwo bazajyayo babiri. hari uburyo mubona bwo kuganira n'ubutegetsi mukabugezaho ibyo bibazo byose nk'uko mubivuga? ikibazo twabibagejejeho dutegereje ko wenda nibaramuka bafunguye amashuri wenda hari icyo bashobora kuzadufasha ngo n'ibyanga tuzabareka bakicara wowe wamuntu yabigenza se ntabwo bikunda umuntu wo kwihanga ariko wenda tuzakomeza dutakane turebe ko bizashoboka ariko nabwo ko maze hari imyaka ibiri ubona nta kazi kandi abantu bakenera benshi nabyo ni ikibazo kwezi kwigeze ubufasha bwakugeraho kuko nabwo iyo mu cyiciro cya gatatu nabwujuje ikibazo. njyewe nkurikije ibyo ndi kubona abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga nuko bari kugenda babisangizanya baravuga ko ahubwo aho ngaho mu Busanza bageranije na hariya Kangondo na Kibiraro bita muri Banyahe mugiye muri paradizo. wenda kuri paradizo ni ibyo bavuga byizo iyo ufite icyo yiriramo pe ufite icyo yiriramo nta kibazo ariko ikibazo ni icyo kwiramo kandi nabwo ikindi kibazo gihari nimba wari uri mu nzu ufite wenda wari mu nzu y'ibyumba bine na salo cyangwa bitanu na salo ariko mu nzu y'icyumba na salo nabwo ni ikibazo kuko n'ubwo indi ibaye wese ngo paradizo ni gute kandi byabaye nto nimba ni urugero wenda wari ufite aho ushobora gushyira abashyitsi mukaganira abana batari kubumva none abashyitsi mukamugurira muri salo abana ariho baryamye ubwo zuba biriya byagiye bivugwa ngo umugabo cyangwa umugore agiye kubaka urugo bisaba ko rimwe na rimwe kuba wabwira abana bakajya hanze ibyo biraba bimeze gute? nawe se ukurikije uko uje wenda y'inzu y'icyumba na salo uba uri kumwe n'umugore mu cyumba mukaganira ukaba yabyumva abana bari muri salo ngo batabyumva wumva ko nawe yirirwa usangiye kubikora mubikora mute? niyo ni ukubirira ababyeyi uzo wabigenza kuri njye kuva nabona ko mbona nta n'ababyara ubwo ko hajya hariho ntawe rero abona abyara mwaringarije imbyaro? mukavukire genda kumva muvandimwe ariko se nkugire nde ariko se nkugire nde. hagati aho hari n'abahawe inzu bakabura icyo bazimaze. yewe ntabwo nagiyeyo. ntabwo wagiyeyo? nahungiye ahandi. wahungiye hese? narebye njya kwihamba ahandi nyine aho nahise akandi gakorwa gatoya. kuki ubyise kwihamba? ndekera aho ngaho muvandi. kubera? nacumura nicaye. umuntu acumura ahagaze nibyo byiza se? nuko bimeze nyine ako nemeyeyo nyine narebye uwo nkaragiza nyine ariko nyine nuko bimeze nyine. kukaragiza se uravuga ko wafashe inzu urangije uyiha umuntu cyangwa warayigurishije? ntabwo nayigurishije nyine ihariko nk'uko nyine. kubera iki rero? ntabwo wayishimiye byagenze bite? muvandi wanyihangana utazura ibyo umuntu aba yabita mu mubiri ko ari byinshi nihanganira usabye imbabazi nuko bimeze nyine nuko nyine. bari bayiguhaye ariko? nari nayemeye nyine iby'imanza nyine byanze nyine tubona ko nta herezo ryabyo nyine. bari bakubwiye ko ifite agaciro kangahe? ibyo n'agaciro nk'uko amakuru yaho muyafite. yego. ibyo n'agaciro nyine bitari ibisenyi. yego. byari miliyoni 6 nyuma nyine tuba gukoresha konti expertise ababishoboye. yego. iraza kugera muri 20 yego. yakoze baza kuhunguraho dukeya barongera bayimanurira muri 18. ubwo nari nemerewe inzu y'icyumba na salo. none se ubu umuntu wayihaye wizeye ko ayifashe neza bizarangira bite? uwo muntu wanjye nayihaye nta kibazo. none se kubera iki wayimuhaye kandi bari bayiguhaye? ntabwo nayimuhaye burundu. yego. ni ukugira ngo we gusa nyine aba ayikoresha nyine ayituyemo uko nk'uko nyine. icyo wayinenze ni iki? ntabwo yari ihiye n'umuryango mfite nyine byashobokaga.
ufite umuryango w'abantu bangahe? igihe nari mfite umuryango w'abantu bari barindwi. Yego. yari kudutira mugabo. None se ubwo ikwanditseho uzayisubiza uzayikoze iki? Nta cyangombwa cyayo ndabona, ntabwo nzi ibyangombwa byabyo, niba bazabijyaho ntabwo ndabimenya, ntabwo nzi ibyo ari byo. Ubwo igihe nikigera uzagenda umubwira uti nsubiza inzu yanjye, cyangwa bizagenda bite? Igihe nikigera mbona yenda ari ngombwa bampa icyangombwa cyayo nyine kugira ngo kizashobokera. Yego. nzayitunguka nk'uko iri nyine nta kundi, maze kumva nyine ariyo yabaye ingurane. Twerekeza ku musozo w'ikiganiro, umunyamategeko Innocent Ndihokubwayo wunganira abanyarutarama mu nkiko agasanga iki cyemezo cyo kubimura muri ubu buryo kizagira ingaruka ku manza zabo. bifite firiwanse nini cyane. Gute? Urukiko mu by'ukuri n'ubu tuvuye urugero. Yego. Bari kuzategeka rukavuga ruti abantu ntibarimuka ariko bazimuka bahawe ingurane mu mafaranga uko babisabaga, ariko igihe ukareba ugasanga amajorite bose bamaze kujya mu mazu kandi ku gahato basanzwe kose muri fura y'ubucamanza harimo firiwanse ikomeye cyane. Uretse ko ikiburanwa umuntu yaburanaga ingurane ikwiye mu mazu ari uko iyo nzu ihari, none bayisenye n'ujya kureba urasanga bahashenye, usibye nka bashikama. Yego. Abandi ba Fabrice bafite agaciro kanini karenze miliyoni 35, ariko abandi bo ubwo se umucamanza bavuga ngo wabaye ingurane ikwiye mu mafaranga kandi mu by'ukuri baramaze gufata inzu. Uko biri kose abacamanza sinzi niba bazasoma ruriya rubanza. Icyo twasaba agisana ku ruhande rumwe gisa naho cyamaze kuzibira. Umucamanza bavuga ngo bagure ingurane ikwiye mu mafaranga kandi baramaze gufata inzu. Uko biri kose sinzi ngo bizagenda gute, nanjye ntabwo naguha ubusobanuro bw'uko ibintu bizagenda. Yego. Ariko ubundi ndareba nka hari igihe ritazasomwa uko hazaho isanurwa ry'urubanza hakamenyekana bamaze muri ba bandi bareze abagiye mu mazu n'abataragiye mu mazu. Harimo bamwe na bamwe bagiye mu mazu, harimo n'abandi bagiye kwikoresha. Mbese bifite ingaruka zikomeye ku mikirize y'urubanza. None nk'abantu muburana ruriya rubanza wavuga ko uwo mushoramari bavuga ngo yabubakiye amazu ni muntu ki? None se umushoramari ubundi nubwo wenda bafite ubundi buryo babivuga, yego, hari ababivuga ngo ni akajagari, ngo mu buryo butandukanye, ariko iyo ugiye ukareba rezorise iki cyahoze ari njyanama y'akarere ka Gasabo, yego, birasobanutse neza. Umushoramari ni sosiyete bita Savana Creek yande iyobowe na Deni Karere. Yego. Akazahakorera iki? Ukuvuga ngo ubundi kwari kubakamo inzu z'icyitegererezo, inzu zihuye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Tuzi ngo zari kuba ari etaje zingahe, ariko yari amaparitema nyine yo ku rwego rujyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali. Nk'umunyamategeko wunganira aba bantu mu nkiko, ubonye uko bigenze, undi muntu waza afite ikibazo nk'iki ngiki agira ngo umwunganire byakugendekera bite? Wabyemera ntiwabyemera? Nabyemera kuko ari uburenganzira bwe, afite droit d'assistance et de représentation ko biteganywa n'ingingo 29 y'itegeko nshinga. Yego. Ariko rero mu by'ukuri uko biri kose ikomeretsa fuwa cyangwa se ikomeretsa imibereho y'umwavoka bagomba kujya kukunganira abantu, kuko niba kuko ikibazo ntabwo ari ikibazo kireba abantu bahariye gusa muri Kangondo ya kabiri na Kibiraro, ni ikintu kigaragara neza yuko kireba abaturarwanda. Inshuti bakunzi badusangira ijambo, ikiganiro cya none ngisoreje aha. Nshimiye buri wese wakigizemo umusanzu ndetse namwe mwadukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Mwumvaga Bagira Ubusa, naho utaha. Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ari i Kigali mu Rwanda. Namwe abakomeje kutwumva twongeye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.